Hi guys, nyuma yo gukora ibarura u Rwanda basanze rutuwe na miliyoni 13. Muri izo miliyoni 13, miliyoni 6 zose zitunze telefoni za smartphone. Muri izo miliyoni 6, abasaga miliyoni 3 n'ibihumbi 350 byibuze batunze telefoni za Airtel. Imagine rero bajya bahura n'ikibazo giteye gutya, telefoni zabo bakazisebya ngo ntacyo zimaze, ngo bakazimba n'amazina menshi atandukanye nka Itunge Gaceze, Mwarimu Nahembwe, Mbuze uko ngira n'ibindi byinshi. Rero iyo telefone yawe iguteye ipfunwe, ngiye kukwereka uburyo ikurinda igisuzuguriro ndetse ukazishimira ko waguze telefone nzima. Kubw'iyo mpamvu uyu munsi natangiye content nshya izajya ibafasha uko warinda telefone yawe, uko wayikoresha ndetse ikakubyarira umumaro cyangwa ikagushimisha mu buryo butandukanye. Kuri uyu munsi ikibazo cya mbere abantu bahura nabyo ni uburyo muri telefone yawe ya Airtel Imagine hagaragaramo simukadi imwe kandi harimo ebyiri. Twagiye nkwereka uko tuzajya tubikora, twagiye nkurikira. Nushimishwa n'iyi video niyo bagiye gukora subscribe. Twagiye, urabona uraza muri phone yawe, nugira ngo urahamagaye, ni urugero nk'uko mubibona hejuru harimo simukadi ebyiri, ariko reba ndahamagaye. Nimpamagara hahise hahamagara gusa cyangwa hari potinga kuri simukadi gusa ya Airtel. Ikintu cyose ubwo nakora, kandi ni urugero ngishaka gukoresha MTN, dore ni Airtel gusa. Rero ikibazo uburyo giteye ni gute? Ikintu cya mbere turahita dukora, uraza umanuke uscrolling muri setting yawe. Muri setting yawe ikintu nazo uhita ukora, uraza hano mu ishakiro wandikemo sim, ijambo sim nkuko mubibona, ijambo sim. Ikintu naza ukore, urabona hano handitse sim, ahanditse network and internet, uhakoreho. Hano hari ahantu habiri handitse call and SMS, Airtel preferred, MTN Rwanda Cell. Turabona hano handitse sim, Airtel and MTN Rwanda Cell. Ikintu nazo ugakora, uraza hano handitse call and SMS, uhakoreho. Numara kuhakoraho, turabona ahantu habiri mbere umutwe wanditse ati calls and SMS. Reka duhere hano handitse kuri calls, Airtel preferred and MTN Rwanda Cell. Tuze dukore hano handitse kuri call. Dukora kuri call turasangaho utuntu dutatu. Muri utwo tuntu dutatu ikintu turaza tugakora, hano handitse Airtel MTN Rwanda Cell. Hari n'ahandi handitse ask every time. Ahanditse ask every time, ikibazo uzakora uzaza ukande hano handitse kuri ask every time. Tutarasoza SMS, kuri SMS naho nubishaka uzaza ukande kuri ask every time, ariko ushobora kuba uhorana amayinite kuri simukadi ya Airtel cyangwa ari abantu benshi bakuze, none ukayihitamo kuri Airtel. SMS nujya uzohereza ubwo zizajya ziyohereza zivuye kuri Airtel, ariko guhamagara cyangwa ikintu cyose uzajya ushaka gukora hano kuri calls, ubwo bizajya bakubaza simukadi ushaka gukoresha. Niba ushaka kugira kuri Airtel cyangwa MTN, kuri call uzashyiraho ask every time. Tuze, ikibazo cyacu cyakemutse, tuze twaje aha. Noneho tugiye gukanda 131, tutegereze. Reba hano ho bahise bakubaza ati ni iyihe simukadi urakoresha, choose sim for this call. Hitamo simukadi ushaka gukoresha. Nyamara mbere ho tutarabyemeza bahitaga bagukorera kuri simukadi ya Airtel honyine gusa. Niba ushimishijwe n'iyi video, jya hasi muri comment kandi subscribe, urikinge, usharinge. Thank you, turabakunda. Nimwegewe no kudufollowing.